Yesu ashimwe. Praise Jesus. Ndashimira Imana yampuje n'ubutumwa bwiza. I thank God that He connected me with the true gospel. Nkakira agakiza k'iteka kadashira. And I received the eternal salvation. Ndavuga agakiza k'iteka kadashira. I call it the eternal salvation. Kubera ko yuko hari n'abandi bavuga ko bafite agakiza ariko gashira. Because there are some other people who say they have salvation but which is temporary. Bakakira mu minota 5 iri imbere bakaba baragatakaje, mu yindi 5 iri imbere bakongera bakakakira gutyo. They have salvation but after 5 minutes it disappears and they get it again and after a while they lose it. Ndashimira Imana rero yuko ngewe mfite agakiza k'iteka. I thank God that my salvation is eternal. Dusome icyanditswe kiboneka muri Yesaya 38 guhera ku murongo wa 17. Let's read the verse in chapter 38 of Isaiah from verse 17. Aranditse ngo, erega icyatumye mbona, Pastor yamfasha kansomera. Yesaya 38:17. Icyatumye ngira ibinsharirira cyane ni ukugira ngo mbone amahoro, kandi urukundo wakunze ubugingo bwanjye rwatumye bukiza urwobo rw'iborero, ibyaha byanjye warabyirengeje. Mbere yuko nakira agakiza, before I received this salvation, nari mbayeho ubuzima buteye ubwoba. I was living the terrible life. Nari mbayeho ubuzima bw'agahinda. I lived in agony. Nari mbayeho nirwanirira. Fighting for my sorrow. Ubuzima bwanjye ntago nabonaga icyerekezo cyabwo. I couldn't see the direction of my life. Nari mfite ukuntu niyizi. I had the way I knew my sorrow. Ariko muri uko kwimenya ntago byari imbere y'Imana. So but that was not truly compared to how God judges. Nabayeho rero mu buzima buteye agahinda, mbaho mu buzima nirwanirira. That's why I lived the sorrowful life, fighting by my sorrow. Umutima wanjye wari uhagaze cyane, cyangwa se nari mbayeho mpangayikishijwe n'ubuzima. And my heart was worried for life. Nyuma yo kwakira agakiza, and after I received the salvation, naje guhishurirwa yuko ndi umuntu wagiriwe ubuntu cyangwa se wahiriwe n'imbere y'Imana. I discovered that I'm a blessed person before God. Nsubiye inyuma ho gato, ubundi mu buzima ni urugendo. So the life is the journey. Muri urwo rugendo ntabwo tubasha kumenya ahazaza hacu, tubasha kumenya ahahise hacu gusa. And this journey we don't know the future of ours, but we only know the past. Umuntu ubasha rero kumenya ahazaza hacu nta wundi ni Imana yonyine. And him who knows our future is God only. Niyo mpamvu tudashobora kumenya ahazaza hacu. That's why we ourselves don't know the future. Muri urwo rugendo rero tuba tugomba kwishingikiriza kuri uwo muntu ubasha kumenya ahazaza hacu. That's why in the journey of our lives we need to rely or depend on him who knows our future. Nyuma yo kwakira agakiza rero nagendanye n'umenya ahazaza hacu. That's why after I received the salvation, I walk with him who knows our future. Menya umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. And I discovered the will of God towards my life. Nasobanukiwe ko ndi umuntu uhiriwe kuko nababariwe ibyaha byanjye byose. And I came to realize that I'm a prosperous person due to this fact that I was forgiven all my sins. Ko ndi umuntu Uwiteka atabaraho ibyaha. And I'm a person whom God does not impute sins. Mu mwaka wa 2023, in the year 2023, nahuye n'ibinsharira cyane. so I met bitter things.
imbere yanjye nkabona nta nzira, couldn't see the way ahead of me, ngashaka igisubizo sinkibone, could look for the answer but I couldn't find. ariko kubera yuko namaze gusobanukirwa ko ndi umuntu wahiriwe mu maso y'Imana, But because I discovered that I'm a blessed person before God, ntabwo nakomeje kuba muri ibyo binshaririye, ahubwo nabibonyemo amahoro muri njyewe. I didn't live wrong in those bitter life, but I changed into into peace. Ni ukuvuga ngo nubwo nari nshaririwe n'ubuzima n'ibibazo nagize muri uwo mwaka, This means even if I was passing through challenges in that year, ariko hamwe n'Imana, hamwe no kubana n'Imana, numvaga amahoro muri njyewe. Kwa kwiheba nari mfite mbere yuko nakira agakiza kampindukiye umunezero. so I felt peace in my heart because I have been living different life before salvation. Nubwo nababwiye yuko nagize ibinsharira cyane muri uwo mwaka wa 2023, ariko nanone nagize n'ibyiza, ni n'umwaka nakiriyemo imirimo y'Imana. So this year 2023, even if I passed through many challenges, but on the other side I can say that I experienced the works of God in this year. Njyewe mureba ahangaha ndi umuvugabutumwa bwiza. So first I was appointed as an evangelist. Bakimara kumpa izo nshingano cyangwa se maze kwakira uwo muhamagaro, So after this appointment or calling of being an evangelist, narirebye ndavuga ngo njyewe ndindi. I look unto myself and I was asking, who am I? Ndi muntu ki wabasha kuvuga ijambo ry'Imana imbere y'abantu? Who am I to stand before people and I preach this word of God? Nababwiye ko hari ukuntu nari niyize imbere. So I told you that I had an image of mine of before. Nari umuntu utazi kuvuga. So I used to be shy, uvuga make, speaking little words. ku buryo numvaga guhagarara imbere y'abantu nkagira icyo mbabwira ku bwanjye ntari kubishobora. To stand before people and I speak by my own, it was impossible. Ariko kubera ko nari ndi kumwe n'Imana, But because I lived with God, narabishoboye. so I made it. Nishingikirije ku ijambo riri mu Bacamanza igice cya 6. I relied upon one word in the book of Judges. Turasoma umurongo wa 12 n'uwa 14. Judges chapter 6 verse 12 Pastor nanone and verse arongera 14. adufashe. Pastor will Ni help us. Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 12 Judges chapter 6 n'umurongo wa 14. verse 12 says, Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, ugira n'ubutwari. Umurongo wa 14, nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko imbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye? Amen. Nukuvuga ngo njyewe hari ukuntu nibonaga. So there was me before. Nibonaga ko ntabishobora, ndi umunyantege nkeya. I thought I'm a neighbor, I'm a weak person. Uyu mugabo Gideon aho yari yiryamiye munsi y'igiti ari gusekura ingano, This man Gideon, the place he was under the tree, yabonaga yuko nawe ntabyo ashoboye. the same way he thought he's unable. Ariko marayika yaramusanze aramubwira ati, wa munyembaraga we ufite n'ubutwari. But the angel came to him, he called him the mighty man who is brave.
nasanze rero nanjye ndi umunyembaraga kandi mfite n'ubutwari And I came to realize that I'm also powerful. mbasha kuvuga ijambo And ry'Imana I'm able to preach the word of God. nkabasha gukiza ubwoko bw'Imana. The word which can save the people of God. Ku murongo wa 14 haravuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana. And the verse 14 says, go as your energy Abantu is. benshi bari birebaho bakabona ko ntacyo bishoboye, So many look unto themselves and they conclude saying they are unable. ariko Imana iratubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. But God speaks to us to walk according to our ability. Naranezerewe cyane rero So I was very happy kubera ko turi mu itorero because we are in the church ribasha kuduha umutima w'Imana, which gives us the heart of tukabasha God, kugendana n'Imana, and we walk with God. kuko muri uru rugendo tutazi ahazaza hacu, twishingikiriza kuzi ahazaza hacu. Because in this journey we don't know our future, that's why we rely upon Him who knows our future. Ndashimira Imana cyane rero yanshyize mu itorero. I thank God who put me in the church. Muri iyi minsi hari umurongo urimo kumfasha uboneka muri Zaburi 139. I'm touched by one verse in Psalms chapter 19. Ndumva hari umurongo wa 17 niba nibuka neza. I think probably is verse 17. Haravuga ngo ndashimira Imana ngo iyo yandemye mu buryo buteye ubwoba, mu buryo butangaje. So I thank God who created me in an amazing way. Nimubona akanya muze gusoma icyo gice cyose 139. So if you get time, you read the whole chapter 100. Kiri kumfasha cyane muri iyi minsi. This chapter. Ariko icyo nshaka kuvuga, But what I want to say, ni uburyo ndi umuntu ukomeye imbere y'Imana. it is this fact that I'm a mighty or a powerful man before God. Pastor wacu akunda kutubwira ati Kristo uri muri wowe arashoboye. Our pastor always tells us that Christ who is in us is powerful. Kristo uri muri wowe ni umutsinzi. And he is victorious. Kristo uri muri wowe nta kimunanira. And he's ready to do everything. Mu by'ukuri dufite byose. And truly we have everything. Iyo nirebye rero nkabona mfite byose, nta kibazo mfite na kimwe. That's why when I think that I have everything, nzamurira Imana icyubahiro. I glorify God. Ndashimira Imana cyane I thank God ko yandemye mu buryo butangaje, that He created me in an amazing way. ngo imirimo yakoze And the works of Him ngo nayo iratangaje, are also kandi ibyo amazing. nibyo yaturemeye twese. And He created us for that purpose. Twishime rero tunezerwe, Let us be happy and joyful, kuko twakiriye ikintu kiruta ubutunzi bwose bwo mu isi. because we received something greatest or greater than all the properties of the world. Kristo twahawe uri muri twe, Christ we received in us. ngo ubwo Imana itamutwimye, As God didn't hold the Christ, ngo izabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi and byose. He gave Him to us, He will also give all to us. Imana itugirire neza. Thank you so much.